Ubu twinjiye muri Bugesera, icyapa ngicyo kiguha ikaze. Nyabarongo urayumvisha ubwo kabaye. Bugesera twayinjiyemo. Yes. Nyabarongo, wow. Ubu Bugesera turayinjiye. Bugesera ubu twayinjiye. Byiza cyane kabisa. Nyamata wayinjiye. Ruhande nicayemo dore ngira Paris. La Paris nayibonye kabisa. Ari nabwo winjiye mu mujyi wa Nyamata noneho. Wow. Dore ngiyo la Paris Nyamata. Ni Nyamata. Nino ni la Paris Nyamata, la Paris Nyandungu nyine iri Nyandungu. Wow. Twahita tuza sasa umujyi wa Nyamata wawinjiyemo neza. Ari isoko rishyashya Nyamata Business Hub bari kubaka. Wow. Ngayibaza umunsi harangiye. Wow. You see what I say about Rwanda? Rwanda is the best. Muri development nta kindi gihugu cyo muri Afrika kiri gukora Nyamata kabisa. Hano ni centre ya Nyamata turimo. Wow. Ni heza pe. Ni heza rwose. Ana inyubakire yaho ukuntu imeze. Ya mazu. Meze mute abantu banje nizere ko mumeze neza. Yo mumeze neza nanjye mba nishimye mba meze neza ari okay. Ubu rero ni Roseline ugarutse ndacyari mu Rwanda kandi guys mpafite igihe kinini amezi menshi cyane muzamara igihe mumbona mu Rwanda mumbona mu biganiro byo mu Rwanda. Ubu nje kubatembereza mu mujyi wa Nyamata no kubereka umuhanda mushyashya ujya Sonatube uciye munsi ya Zinia. So let's go. Yes, ubungu hano hantu kera no muhanda wari itaka. Wari witwaga wa Nyakabanda. None bashyizemo kaburimbo. Hagiyemo kaburimbo hano kuyituyingo kubona Sonatube imbere yawe. Hano hari kaminuza hahoze kaminuza yitwa UTB. UTB. Yeah. Okay. None ngo bisigaye yaragiye gukorera Rebero. Yes. Hano urimo hano hasi muri tutangira kubona za nyubako za Sonatube neza. Yes. No muhanda wabaye mwiza kuko uturuka mu Giporoso wakurinza mbutiyaje kabisa. Cyane rwose. Uraza ukahita wigendera kandi ni nawo hafi ugiranyije nawo wandi wari usanzwe. Uyu nguyu ubu uragera Nyamata. Tujya muri Sonatube ruguru mu muhanda wa Sonatube. Umanutse hano hepfo ujya Zinia cyangwa se ahoze yitwa kwa Didi. Nako harya nagupfa Zinia Sahara. Ujya Sahara. Yase ahoze hitwa kwa Didi. Komeza mu zakajeki. Urebe ino rompo rero ya Sonatube abantu benshi bakomeje kuyibazaho cyane. Sonatube ifite kirango kiranga umuco nyarwanda intore n'ababyinnyi kabisa. Kirango kiza cyane kabisa ki. Da Sonatube ariko urabona ko bayivuguruye. Barayivuguruye kabisa. Yes, hano ko ana rompo yanga urayizenguruka. Kirango cyacu cy'umuco. Yego. Kaza ino etage nayo ni nshyashya ku bantu baheruka hano kera ni nshyashya kabisa. Nayo isigaye ikoreramo Rwanda Revenue. Ikigo cy'imisoro. N'amahoro. Yes. Ubwo rero murumva ko nanjye nabigomba Kicukiro. Reba ingagi. Kandi hakaba hari ingagire siyasa. Ino nzu nyubako yitwa Silverback. Silverback Mall. Okay. Ikaba ifite ikirangantego cy'ino ngagi nyine ya Silverback nyine. Okay. Hano hantu ngo hari ibintu bibiri hari ino ngagi akaba na kiriya kibumbano cya bari ababyinnyi. All right. Yeah. Hano ko ari nk'ingagi kabisa uyirebye. Yego. Sasa uno muhanda tugiye gutangira buriya. Urebye niwo motorway dufite mu Rwanda sofa. Motorway. That is autoroute. Niyo autoroute tugiye kuyinjiramo mu kanya hari imbere. Urebye ni nk'ariyo dufite kabisa. Motorway ponoshi. Okay. Numvaga muyimbwira cyangwa gusigaye yaraje. Hano nyine ubutarayinjiramo neza ko hano turacyari mu bantu. Turi nyine ahantu haba hari isikirasi y'abantu benshi ni muri 60. Ariko mu kanya no muhanda wa Bugesera uri mu mihanda umuntu ajyamo agiye kabisa. Wow. So kwirukanka. Umuntu yagenda muri 90. Twebwe umuvuduko hejuru mu Rwanda dufite ni 80. Ntago warenza 80. All right. Ariko abantu urebye niyo highway dufite kabisa. Nta mbutiyaje zibamo. Ni munini urisanzuye. Shabayemo mbutiyaje byaba ari ibindi bindi. Ye kureba hano turi Kicukiro centre. Hano ibumoso bwacu hari IPRC.
cyangwa se kera yahoze yitwa Eto Kicukiro tugiye kuyigeraho. Ndumva ari byiza cyane, nanjye mba nkeneye gutembera nkareba. Iki gipangu ni icya IPRC nyine cyangwa se Eto Kicukiro. Muri Eto. Hano ni muri Eto kabisa. Muri Eto se so twize kera? Ndahize se niba warahize. Aha. Wize muri Eto? Ndumva narahize mu wa mbere. Mu wa mbere segonderi? Mu wa mbere nayi primaire. Bose ntabwo yimbize ko muri Eto hanahozemo primaire. Urumva hari ishuri rya primaire, ahubwo nahize navuye muri gardienne nuje imyaka yo gutangira mu wa mbere nkajya nirirwa ndira ndi mu rugo kubera ko ntashaka ko bansiga bagiye kwiga. Sana n'icyapa kikurangira aho ugiye Nyanza Kicukiro. Mu kanya turanyene urumva ntabwo hagera Nyamata utabanje neza. Wa muhanda wo mu kirere wana? N'uyu nguyu. Wa mbere w'u Rwanda kabisa. Ubu munsi yaho hari undi. Munsi hari mundi. Hari mundi ujya mu Kagarama unamanuka ujya mu Gatenga. Wow. Tunyuze hejuru nyine tunyuzeho ariko buriya munsi hari mundi. Wow. It's fantastic. Wow, u Rwanda rwateye imbere disi dore n'undi winjiramo disi ko ari moto we byanyabyo. Ni moto we kabisa. Cyangwa se autoroute. Urabona ko hari ziva mu hasi zinjiramo hano. This is fantastic. Uko bishatse mu Rwanda bakora nk'iyi myinshi se? Cyane, uzi siyo gahunda. This is just the beginning, right? Niyo. Ni itangira. Wow, this is just the beginning. Hari ukuntu mu Kinyarwanda bavuga ngo iyi ni imirabyo inkuba n'iziraza. Ubu twizere ko inkuba zizaza imihanda nk'iyi tukayibona mu Rwanda hose. Wow. This is fantastic. Ibintu nk'ibi ngibi biranshimisha cyane. Hano hantu bahita kuba Dezami. Aho ni mu ba Dezami. Kuri wa rusengero. Aze niho cyangwa ndibeshya ntituranahagera. Ni imbere gato ntabwo turahagera. Hari ishuri ryitwaga CGFK sinzi niba ari gihari. CGFK? Ndumva hari umuntu nzi waryize. Ari ishuri yani. Baje twaye tumusereza ngo yiga kuri Segifuka. Kugafuka. Ago zigira ngo kugafuka. Ni byiza cyane. Abakunzi bacu nizere ko munyuzwe. None ureba Mount Kigali yahoze ari Mount Kenya. Kaminuza. Kaminuza ni Mount Kigali. Yari Mount Kenya. Hano aho ari ntabwo ndabona twibereye muri irimo hepfo. Hano hantu yahoze ari Mount Kenya hinduka nyine Mount Kigali. Which means abakenya barafitemo shares twarabaguze shishi twarabakimbije. Ubu nyine abakiri Kigali baraguze. Kagarama Secondary School. Wow. Aho ngaho ibumoso. Ndikubona. Ishuri rya Kagarama Kayisi. Aryo ni irya kera rigezeho n'abastari benshi. Ishuri ryiza abastari benshi kabisa. Ako nawe uzi Kigali warazerereye pe. U Rwanda uraruzi mana yanjye. Agari cyane ndagerageza. Rwose uragerageza nuko. Agari cyane. Ntabwo uri wa muntu wasobanura ngo abantu bazatubambira ko wambeshye. Rwose abantu baza umuntu ushaka kunembereza nimba uzi neza ko utaza ahantu uri kunembereza ukagenda ubeshya abafana banjye bakirirwa bijujuta ntabwo ari byiza rwose. Ndabona hano hari inyubako nziza wana. Hano ndabona hari inyubako nziza yatangiye kuzamuka imyubakire hano yagiye ihinduka. Hano hantu kera hari ibihuru babonaga nta busobanuro buhari kabisa. Hano hari inyubako nk'inyubako yahazamutse. Gusa no muhanda ni mwiza. No muhanda ni mwiza cyane. Uyu muhanda se uzagera kuri airport iriya cya kiri kuba. Yego. Niyo mpamvu bashyize autoroute kugira ngo abantu bagakererwa. Otherwise indege yagiye dusiga kabisa. Hano hantu turi bahita Nyanza Kicukiro. Yes. Hano hepfo amazu arimo imyubakire yarahindutse kabisa. Hano ariko ni mu Kigosi. Ariko kera ntabwo ariko byari bimeze. Hano hepfo hari gare ya Kicukiro ya Nyanza nyine ya Kicukiro. Izi moto ko ari nyinshi se none. Ziri iruhande rwa gare. Okay. Hano haruguru hakaba hari jaride y'urumuri rw'icyizere. Amen. Urumuri rwose natwe rutugereho. No hepfo nyine hakaba hari gare ya Kicukiro ya Nyanza ya Kicukiro ubu ni hano. Hano Nyanza ya Kicukiro. Ino gare niyo abantu bazamo bagiye gutega imodoka zijya Nyamata. Za Nyabugogo mu mujyi ni nko kwavuga nyine ya gare ya Kimirongo cyangwa i Remera. Okay.
none hano hantu iyo ukase iburyo n'umuhanda ujya ahantu yitwa Karembure. Ikaki? Karembure. Karembure. Aho hepfo narambutiyaje. Ariko se reka nibaze ngiye ikibazo. Murabona ndamuka nje gutura mu Rwanda burundu bizantwara nk'igihe kingana iki kugira ngo menye quartier zose zo mu Rwanda uko muzizi? Biroroshye urabimenyera. Hano wotorute ko twayinjiyemo. Ubu twirimo noneho. Wewe noneho turi muri 80. Eba sasa ya Karembure yacu hari hakurya. Ya quartier navugiraga ya Karembure. Ariko ntabwo aratera imbere cyane. Koko harimo imyubakire hatari. Dore amataje ariko ntabwo imyubakire ya danje ahubwo nuko naho akirimo imihanda y'ibitaka nyine n'akaburimbo zirajyamo. Ariko kera buri hari ahantu hari ntago hari harateye imbere ino myubakire ni mishyashya rwose. Hano mazu ni mashyashya. Abantu bari batarahatura. Wow. Turi guca muri autoroute yo mu Rwanda. Ubu turi kuyicamo bajyaga batubwira ngo muri Norvège turi kwirukanka nahanga naho bahise babibona. Nose nimubona ko hano wirukada abantu babitekereza ko muri Norvège twibuka bigendeye n'icyapa ko cyanditseho yari muri 80 ugendera muri 80 yari 90 ko ntago wagendaga kibangamira izindi modoka ziri inyuma yawe. Ntago waba uri gukurikiza amategeko. Pyramid Garden ahantu bakorera ibirori nyine ubukwe n'ibindi nk'ibyo. Hano ni Gahanga. Ubona Gahanga nyine yose uyifite kabisa. Gahanga kutubatse noneho. Haracyarimo ibibanza ariko harahenze. Gahanga harahenze rwose. Mbonye n'umusigiti hano ruguru. N'ama etage wayabonye se araho haruguru. Hano hari amataje ya danje kabisa. Urumva ikintu cyabaye ino migi yose tugenda tujyamo itari ituwe cyane kera kubera ko abantu batangiye kubaka ubu mbere hari ibihuru kandi kubaka ntago wakubaka utajyanye n'ibihe tugezemo. Icyo kintu gituma usanga bose barubatse ama etage nyine barubatse amazu meza. Ibyo nyine urabona cyane cyane hano ko ari ku muhanda. Hano hani Gahanga kera ukuntu hari mu cyaro. None se ni gute leta yabanje umuhanda hano hantu hano? Uyu muhanda ari umuhanda ugomba gukorwa kuko n'ubundi se ni wari uhari ikibugesera. Ngo bawugize VIP kubera ko nyine agiye ku kibuga cy'indege. Alright. Gahanga hano hantu kera hari mu cyaro ariko ubu ngubu ari no mu hantu hanahenze aho. Ni hatari. Abonye hano hantu ni heza rwose. Kano gace ni keza. Hano hantu ni heza nukuri no doubt. Hari ibigo by'amashuri byinshi. N'ibintu uzi n'ibintu bihagira heza se. Baje babona impamvu abantu benshi bubaka Bugesera. Urumva ni mu kirambi hararambitse. Iyo ugiye kubaka ntago uhura na bya bisozi ngo gusiza ngo ikibanza ngo kirakugora ngo urashyiramo ama escalier reka. Niyo mpamvu byoroshye no kubaka no muhanda. Biroroshye. Urumva ni ikirambi hararambuye. Amakorosari nka twacaga. Nta korosi. So actually iyo umuntu atuye hano ubona atuye neza rwose. Cyane. Kubaka birorohaye nk'ubu bibanza biri hano. Nasubi ikibanza ugifite bana kujya kubaka byakugora. Akadano ugutu ugashyiramo fondation. No gusiza gato no gukuramo ariko bisiteye inganda. Nyine ndi kuvuga n'urugero nk'umuntu ashaka kubaka biroroshye. Ntago bigoranye rwose. Ntago ari handi uvuga ngo ugiye gucukura ngo ugeremo hasi. Hari ibibanza byinshi bitubatse pe. Hano bazahagera. Amataje urabona ko rwose amataje azamurwa ku manywa na nijoro. Gusa rero kiri Gahanga nibwo tuyinjiyemo neza rero cyagiye twayireberaga kuri iyi Gahanga centre ya Gahanga. Reka none mubwire ikintu kintangaje nuko turi muri moto hako moto zikaba zigendamo. None abonye isoko rya Gahanga niri ko ndibasari ryiza none kandi ngubwira ko hano ari mu mujyi. Ariko isoko ari ku muhanda neza. Hano turi muri centre ya Gahanga rwose. Hatari use nta basi bashyira hano hirya ko hari amaduka. Nizere ko hano hari ntuza stop y'imodoka ku buryo umuntu yavana agatega imodoka igiye. Irahari. Irahari hepfo kabisa. Hano hepfo ni heza none Gahanga ni heza kandi imbere rwose wabonaga hapi ariko urabona no hepfo umanutsemo n'imyubakire ko yahindutse. Bashyizemo na kaburimbo hose. Urabona nyine Gahanga yacu kimeze neza umuntu yayimukiramo rwose. Ariko hano kera habaga hari n'ibintu by'imbuto sinzi niba bigihari. Imbuto? nyinshi
zabaga zihari kabisa. Imbuto nk'izihe? Imbuto zo kurya. Niba ari imyembe ndumva ariyo yakundaga kuboneka. Ndabona ibiti bya avoka. Amavoka. Avoka nzava mu Rwanda nazihaza. Twumvisha utudodani two kubukangura. Ahubwo ati yenda gake. Akariro gake na feri. Wow. Ni heza pe. Gari bagenda babwira ku buryo harambitse reba sasa hepfo Nyabarongo. Nyabarongo se tugezeyo again? Mukanya turayambuka. Reba amazu sasa ari hakurya. Hano hantu ni heza. Wow. Mega amazu meza we. Hano igice cya hano cy'iburyo ni mu nganda. Hano ko ari inganda. U Rwanda rurubatse we. Mbega. Cyane ibintu byose biba biri ku murongo bisobanutse. Afite amafaranga zamura etaje umunsi umwe akaba arayujuje. Mu Rwanda hararyoshye. Hararyoshye kandi. Rwanda abantu bafite amafaranga. Uyafite aranayakoresha bikagaragara. Erega niyo hari umutekano ibintu byose birashoboka. Cyane rwose. Niyo mpamvu umuntu yafite yashobora nta kibazo afite kuko abazi ko atazahomba. Wahomba ugeze. Wow. Kandi niba hari ikintu dufite gikomeye cyane no umutekano pe. Umutekano ntabwo ari wonyine dufite na organisation. Nyine urumva iyo ufite umutekano ibintu byose birakunda ariko udafite umutekano ntabwo organisation ntiyakunda kuko udatekanye niwe watekereza neza. Igihugu kirubakitse kabisa gifite organisation abantu bari ku murongo icyerekezo abantu bose bafite vision n'umumotari muraganira agatakubwira ati njyewe mfite vision ndi kwiteza imbere ukumva ni ibintu byiza cyane. Abantu barahumutse kabisa cyane rwose. N'amasitasiyo ya esanse ahantu hose aba ahari ntiwabura aho unywa esanse rwose. U Rwanda icyitwa esanse ntabwo ari ikibazo kabisa yahari kabisa ku bwinshi ntabwo wahabura. Mbega ahantu heza we. Ni hatari uretse ko tugeze mu gishanga none. Hano ni Nyabarongo tugiye kuyambuka. Nyamata naho twambuka Nyabarongo? Cyane rwose. Wow. Byiza cyane. Nyabarongo tugiye kuyambuka pe. Ntabyo waruzi? Ntabwo nari nzi ko Nyabarongo tuyambuka. Iki gishanga ni icyayi. Wow. Uno muhanda uyu nguyu hano iburyo uhingukira Mageragere. Nyamirambo. Nyamirambo uvuye Nyamata? Oya uvuye Igahanga. Hano turi Igahanga ntabwo Nyamata turayinjiramo. Wow. No muhanda nyine hano kera hari hatuye abantu ruguru y'iki gishanga. Kubera ibiza n'ibike hano barabimura babonaga byateza ibibazo. Nibyo. Imvura yaragwaga nyine kino gishanga cyakuzura ugasanga giteje ibibazo. Nibyo kabisa. Ari haruguru abantu nizere ko iyo cyuzuye kitajya mu muhanda amazi atajya mu muhanda. Barabubatse neza ubu ngubu nta kibazo. Ubu turi kuwambuka Nyabarongo? Ubu turi kuyambuka. Ubu turi ku kiraro cya Nyabarongo. Ntabwo urazi ko Nyabarongo igera i Nyamata kabisa. Irahagera. Nyabarongo ni nini. Muri iki gice ni Nyabarongo iki ni Akanyaru. Yoze Bugesera nyine n'ubundi hari Nyabarongo n'Akanyaru. Uruhande rumwe bari Nyabarongo urundi ari Akanyaru. Ubu ngubu twinjiye muri Bugesera. Icyapa ngicyo kiguha ikaze. Nyabarongo urayumvisha ubwo kabaye. Bugesera twayinjiyemo. Nyabarongo wow. Ubu Bugesera turayinjiye? Bugesera ubu twayinjiye. Byiza cyane kabisa. Nyamata wayinjiye. Ni byiza kabisa. Ni byiza cyane rwose. Ahantu ujya wumva bita Karumuna? Karumuna? Ni ahangaha? Mu Karumuna, ubu niho twinjiye. Urumva Karumuna ndabona itanubatse cyane, ndabona itaragira kabisa, itarubakwa rwose. Hari ibiyambo yarubatswe ugereranyije na mbere ariko hari n'ibice bitubatswe. Hari ibice bitubatswe? Cyarimo ibibanza rwose. Ni byiza noneho kabisa. Ni heza hano hantu kabisa biragaragara. Abonye centre yaho ya Karumuna
mushito wawe Knowless Sinyano bavuga ngo atuye Karumuna nawe atuye muri ibi bice anga hitwa Mukarumuna Knowless ndikona ya mataje ni ya Nema y'Platinum ngiziriya zo muri hari hano hari inyubako nziza hano niho bubatse kabisa hano hani heza wow burya ni hano batuye Knowless arabeshya tuzaza guturana nawe navyo ngibanza byarashize nk'iyo etaje aho ruguru y'umwe tuzaza tu reba iyo etaje aho ruguru y'umwe kabisa ahangaha ko tuzaza rero Ntuze Bugesera iri mu turere tunini mu Rwanda really yes cyane nuko ngakomeza umbwire komeza umbwire nyine utangiye inkuru ugiye Bugesera iri mu karere ushobora kujyamo nkeka ko ushobora kuba sinzi neza ntabwo nigeze mbikoraho ubushakashatsi ariko Bugesera iri mu turere tunini cyane cyane pe ushobora kujyamo ukakagenda ibyo biranshimishije ko ari hanini kubera ko nanjye nzahatura byanze bikunze kuko nahakunze pe baze ko ubu uri muri Bugesera turi hano Bugesera uri ifata no ku mupaka igera no ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ukiri muri Bugesera ukiri Bugesera shawo paka uko bayifunze nyine Harundi baradukatiye mba ngiye simbona hano hakiri ibanza se birahari byinshi tuzaza duture ariko babyihagazeho dore utu etaje nitwo twubakwa gusa nta kibazo natwe tuzaba twihagazeho nituza kubigura Bugesera ngenda hemera buriya nanjye nahakunze byatari ubona tutari yezo mu hantu hameze neza haba haryoshye hararyoshye pe hano akibanza bikirimo nuko ba nyirabyo badashaka kubitanga cyangwa kubyubaka oya humura niba yaturindiriye tubanze dushake kashi natwe tuzaze turebe tuzaza twiturire Bugesera itarashira abantu ushaka ko babimara tuzaza twiturire Bugesera kabisa ubwo noneho tunageze Kanzenze wow hano ni Kanzenze hano ni ikintu haboneye buriya Bugesera Nyamata hari transport nziza umuntu utega hari amakwastera abagenda buri kanya kabisa nubera ko hatuwe buri kanya haratuwe haratuje hari kandi hari mu bantu bafite umuhanda munini utagira mbutiyaje iyo witegeye bisi itayirukanka nyine ntago watinda mu nzira ni byiza cyane ni centre ya Kanzenze dore n'isoko ryayo abantu batuye i Nyamata umve ngo ahantu hakunze ahubwo mu karibu mutangire mu karibu munanshakire ikibanza cya make cyiza ubundi nze twituranire hano ni Kanzenze tugiye tuyirimo nyine twe turi muri centre yayo hano yabyaye n'ava by'amasitasiyo ko ahantu hose aba hari ego abahari mu Rwanda ibyo ndabimenyereye njyewe keretse niba ari abandi abafana batari babizi ariko mu Rwanda ikintu cyitwa sitasiyo za essence ziruzuye rwose pe ibintu bisanzwe abanyarwanda badufana iyo tugiye kubereka ibiganiro i Burayi batoza ngo ko nta sitasiyo se muciyeho ko ntabwo mukoresha essence zirahari natwe ariko ntabwo ari nyinshi nk'iziri hano kabisa ngo ni uruganda zirahari nyinshi cyane muri Nobel naho ariko ntabwo ari nyinshi nk'iziri Kigali uru rusengero ubu ni ADPR Katolika iyi ngiyi ntabwo ari Nyamata kabisa ya Kanzenze kiliziya ya Kanzenze hano hantu nahakunze pe umva none n'akayaga gahari hari fresheri hateye neza pe hano hari uruganda ngo rwa Panda urusu rw'Abashinwa nubwo nabizi ariko banza ari urw'Abashinwa ngo Panda cake ntabwo mbizi ngewe ibintu ntabizi ndabivuga ariko ndakeka ko ari Panda cake se ko bari bashaka kumenya uko Abashinwa si bo ba igisiga mbonye hano ni igisiga gihagarariye iki hano naho hari uruganda rw'igisiga rw'igisiga ntabwo ari urw'igisiga ahubwo ni uko bafite logo y'igisiga okay good ariko nyine Nyamata rwose urabona ko ndacyari muri ya gahunda ya Tour du Rwanda ntabwo Nyamata yabura mu ngo nzakora usibye ko u Rwanda rwose nzaruzenguruka ndacyahari mu Rwanda muzabona ibiganiro byinshi bitaka u Rwanda byonyine bivuga u Rwanda bitembereza abantu u Rwanda zanga ziri hano
z'inyamata ziri hano ko mbona hano hari inganda nyinshi iki gice ni ik'inganda ni ukuvuga ngo iki ni igice cy'ababosi abantu bari bose bafite akazi muri izi nganda none ndabona hano hari uruganda ni inganda nyinshi kabisa ubu abantu benshi bameze neza bafite akazi so narabye guys nzamara amezi nk'atandatu mu Rwanda mbahereza ibintu abantu mukumbuye karitsiye mukumbuye mu Rwanda icyo mukumbuye mushaka ko mbatembereza nkabereka just inbox cyangwa ushyiramo ibitekerezo nawe urabona ko hari urabona ko Nyamata rwose wana Nyamata ntabwo ari uruganda n'impamvu nanjye nifuza kuhatura usa urabona wabura akazi muri izi nganda zose urashaka akazi mu nganda none the reason why umuntu atura ahantu ni uko waba aturiye cyangwa nawe urashaka gushinga uruganda narushinga nanjye nkatanga akazi cyangwa nanjye ngasaba muri izi ngizi zihari gusa ni heza pe Nyamata ni heza turenze kuri Clear narangariye ruguru ariho ndi kwerekana nerekanye uruganda rwa Clear wow Nyamata ni heza pe bakora za papier hygienique abantu benshi bakoresha mu gihugu ni hariya tumbonye rero ruganda Nyamata hubahwe hari akazi abantu b'Inyamata mukimara kubona ikiganiro muzambire muri komenti inganda mukora mwajya yandika ati ngiye nkora aha numve nimba akazi kaboneka hano ngaho atari hoteli naho ni hatara naje ngwerekera Paris na Paris wow na Paris uheruka ya kera ubu noneho ari yimukiye ni Nyamata branch ya Nyamata aje ndaza kuyikwerekana nayo turaza kuyigeraho Paris Club Nyandungusha aho najyaga njya kwirira imyembe y'ubuntu n'amapera ndabona hano hari umusigiti imisigiti yo iruzuye abayisilamu tubasuhuze bubahwe abayisilamu barimo na Hasani turabasuhuje kabisa hano ni Ntarama buriya nanone hano hantu turi Bugesera harimo ahantu mu Rwanda hari brochette nyinshi unazemo niko kabi noze naguzwe buriya kano karere kari mu turere mu Rwanda dufite ihene nyinshi ko ntazo ndabona hano hantu hari ikintu cyitwa mushikaki iyo ukase hano iburyo ugiye muri Ntarama muri centre yaho akaba ari hari n'urwibutso rwa Ntarama urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Ntarama rurimo hariya hirya hanyuma rero ni naho nanjye kuvuga umuntu hatuye wabona atabikunda akaceceka nanjye kuvuga umuntu hatuye ntiwabona atabikunda akaceceka Kaista ndabyemera ariko za brochette nzibonye za brochette se ku Gahembe haracyari hazimara sinzi niba hakiri hazima ariko buriya yana kera ku Gahembe hari boko kabisa hari sawa reka noneho ndanyitegura yana ku Gahembe hari brochette za danje niba hatarahindutse simbizi hagati aho abantu ibaze ko hari abantu bavaga i Kigali bahaje kurya brochette gusa abantu bo ku Gahembe n'abandi bantu bose tugera twamamariza mu biganiro byacu batatwishyuye rwose agerageze badushake ko mukanya nimara kurya brochette yo ku Gahembe wana ndaza mbabwire niba ari nzima cyangwa ndaza mite mbabwira ati guys byantu byari sawa hano hari hepfo abaturage batuye wow cyakoze abanyarwanda mwubahe kabisa wow rebera inyubako ziri hariya hakurya hano faranga arahari Bugesera ni sawa ni Bugesera ni sawa harubatse cyangwa se Nyamata ni sawa harubatse rwose ni heza rwose ukuntu habaye heza kera abantu bahavaga barabizi ukuntu hari hameze hari izuba nta n'ibiti ariko ubu ibiti byarahaje hameze neza rwose mbere kera kabisa reka nkubwire hari abantu bavaga Nyamata bakaza gusabiriza Kigali ngo baje gusaba ariko ubu ngubu abo ngo i Kigali baza gusaba Nyamata kubera ko mbega bake bose niho bimukiye imbere kabisa hameze neza cyane kabisa biraboneka rwose bana ni imyubakire yaho bana bari n'utubari twinshi ntabwo tubari twaza ahantu hari gusa nanone sofa ibyo mbonye ndabivuga nagiye mu ntara nyinshi urabizi ko twakoze Tour du Rwanda n'ubu tukiyirimo nagendaga muri izo ntara nkabona ibihingwa beza
hari nabonaga ibitoki byinshi, hari nabonaga ibigori, hari nabonaga ibirayi. Nyamata ndabona ariko nta ako mbonye ndishije isigaye yabaye imiturire imeze nka Kigali neza neza. Nyamata ni nk'imiturire, ariko hano nuko turi mu mujyi nyine turi ku muhanda hano, ariko mo hepfo ashobora kuba bahinga. Ndetse ko Nyamata ni nko mu Nyamata n'ubundi giye mbona rimwe, ariko Nyamata izahinduka Kigali, yabaye Kigali rwose. Ko ni imiturire nyine abantu barahatuye, urabona ko Muvuma zari ibintu bihari, ni inganda n'amabusiness. Urumva ni ikiza cya Nyamata, impamvu abantu banahatura ari benshi ni uko Nyamata kuhatura ugakorera i Kigali biroroshye. Buriya Nyamata haragendetse neza, so niyo mpamvu rero usanga abantu benshi baraje kuhatura. Wow, which is very good anyway. Gutya ariko nanone aba bantu b'inyamata yabava i Kigali, yabavana akajya gukora i Kigali gute, kandi hano hari ibikorwa byinshi umuntu yakora. Tuzi twinshi turi i Kigali. Abana ari kwiga karatesha. Tuzi twinshi turi umurwa mukuru, aba ari umurwa mukuru, nawe urabizi. Aba ari utuzi twinshi kuruta mu ntara uko byagenda kose. Iyi ntago ari intara nini Kigali ndi kuyibona pe. Ni Kigali ariko abantu benshi bahatuye bakorera ni hegereye Kigali, ko n'ubundi still abantu benshi bahatuye bakorera i Kigali. Wow. Akazuba ko mu burasirazuba nikajya kiburira. Ko naho izuba rihari ari nka za Nyagatare. Harumye karumagaye kabisa. Hatandukanye ni Musanze na Rubavu. Musanze sara ko ari ikigega. Musanze ni ikigega cy'igihugu mu mirire. Ntago hagereranya na hano. Wow, ahangaha rwose urabona ko humye n'utugori twari twarumye. Mu gihe handi Musanze twabonye hari ibigori bataranasarura. Hano haba izuba ryinshi. Kuko n'ubundi nyine ni mu burasirazuba, nta yindi mpamvu. Wow. Ibyo kabisa. Gusa ni heza, haraturitse pe. Haraturitse. Haraturitse kandi haranagendetse rwose. Hararambuye, nta kuzamuka, nta makorosi. Hameze neza rwose. Ana no karitsiye tugezemo noneho ni ya indi irimo La Paris. Hari La Paris. Hari ukuntu bajya bagurisha ibibanza bakakubwira ngo iruhande rwa La Paris, imbere ya La Paris, dore ngiyo La Paris imbere. Hano mu ruhande nicayemo, runo ruhande nicayemo, dore ngiyo La Paris. La Paris nayibonye kabisa. Ari nabwo winjiye mu mujyi wa Nyamata noneho. Wow. Dore ngiyo La Paris Nyamata. Ni Nyamata? Nino ni La Paris Nyamata. La Paris Nyandungu nyine iri Nyandungu. Wow. Twahita tuza sasa umujyi wa Nyamata wawinjiyemo neza. Ariko iya La Paris tubonye ni hoteli yo. Ni hoteli n'ubundi. La Paris n'ubundi ni yari hoteli. Bari yitwaga La Paris Club Nyandungu. Yari La Paris Club Hotel n'ubundi. Hoteli yari iriho. Hano haruguru ni ku bitaro bya Nyamata. Ahabonye? Nahabonye kabisa, afite ibitaro byiza. Hari ibitaro byiza kabisa. Hakaba hano hari ikigo kera cyitwaga zina ndaryibagiwe we, kandi tukigezeho ni iki ngiki cya Nyamata. Niba ari cyo bitwaga ngo iki cyo kwishuri, cyari iki star bya Atari nacyo kiza abantu baba star uko Nyamata High School. Nyamata High School. Nacyo ni ikigo cya Atari. Nacyo nyine ni ikigo cyangwa Nyamata kizwi cyane, nayo kizwi aba star urete kabisa. Ndabona noneho niba ari isoko rishyashya Nyamata Business Hub bari kubaka. Wow. Ngayibaza umunsi harangiye. Wow. You see what I say about Rwanda? Rwanda is the best. Muri development nta kindi gihugu cyo muri Afrika kiri gukora Nyamata kabisa. Hano ni centre ya Nyamata turimo. Wow, ni heza pe. Ni heza rwose. Hano inyubakire yaho ukuntu imeze. Hano nahabonye ni Kigali. Hano ni centre ya Nyamata rwose. Abaye heza rwose cyane. Ubu nawe umuntu none wambwira ko wageze Bugesera. Noneho nanjye nageze Bugesera ndahazi, noneho nta hakunze. Wow. Dore ahantu manukira ugiye muri gare. Aha ni imbere. Ahangaha ariko.
Dore niwo manukira ugiye muri gare de gare ya Nyamata ngiyi hano hepfo. Wow. Gare ya Bugesera. Hano hantu ni heza haraturitse rwose. Ameze neza. Abana sirikira sozo waziri iruhande rwa gare. Business ziragenda haratuwe rega haratuwe nta kuntu hatagenda business nta kuntu itagenda kubera ko hari abantu. Buriya business rega ni abantu. Wow. Hano ni heza rwose. Nyamata hari imikorere. Irahari kabisa urabona abantu bahari ukuntu baga. Kasi hari uburyo wabugiye Ikanazi. Ikanazi cyangwa Ikinazi. Kanazi na bibanza ujya wumva nabonye mu minsi ishize abantu bari kwamamaza ngo ibibanza bya Kanazi cyane. Dore inyubako hano. Hano turi muri centre rwose. U Rwanda ruri gukora movement zihuse kabisa zo gutera imbere pe. Heza rwose hano hantu. Ubona ko hameze neza. So iyi niyo centre ya Nyamata. None yo centre ya Nyamata. Na nyine nayo tumeze nkaho turi kuyisohokamo. Hano imbere ni ku karere. Nyamata ni nkaho nyine turi kuyisohoka. Centre yayo. Centre tuyisohoka muri Nyamata. Yes. Hano rwose. Hano centre. Tugiye kugera ku karere niho turi busoreze. Akarere ni ino nyubako ya hano imbere. Yamwereke nyine Bugesera. Ya nyubako ubona yegeranye n'igipoto kinini. Niho Nyamata. Na imini niho ibiro by'akarere. Ibiro by'akarere. Yes, inshuti zacu rero mwakoze kugendana natwe mu rugendo rugera i Nyamata. Mwakoze gutemberana natwe murabizi ko tubakunda. Naha rero tujya gusoreza ikiganiro cyacu ariko twongere tuyibutse ko dukeneye inkunga yanyu. Nimba uri mushyashya kuri iyi channel kanda kuri subscribe, ushyireho ibitekerezo na like, then share it. Wisharinge n'inshuti zanyu. Njye mbafitiye gahunda nziza, ibiganiro byiza biryoshye muzajya muryoherwa buri munsi uko bwije nuko bukeye. Murakoze rero kubana natwe, turabakunda, mugire umunsi mwiza. Bye bye.